kubera ko Imana Hallelujah. ni Imana. Imana yatugiriye neza mu bihe byatambutse, mu bihe turimo uyu munsi n'ibizaza. Iyo duhagaze mu mugambi w'Imana tugahagarara cyane muri iyi minsi ugiye gupfa. Gupfa ni bibi se? Aha, ni byiza. Gupfa ni ibintu bikenewe cyane. Tubwira impamvu bikenewe. Ndubwira rero igeno ry'Imana cyangwa iherezo ry'ubuzima tubamo na style isi yubatsemo, hari ibitubaho tubigizemo uruhare n'ibitubaho byari ngombwa. Nk'urupfu rero ruri mu bintu bya ngombwa umuntu akeneye, biri mu bintu bikenewe cyane. Urumva urukeneye ubu ngubu? Ntabwo ari njye ufata ijambo ku rupfu rya nyuma, ariko uvuga iki ku gukenyuka? Buretse manze gusubiza ku rupfu. Urupfu navuze njye urupfu rufata nk'ikintu gikenewe mu buzima. Nubwo navuga ngo ruteye ubwoba, ariko ntabwo ari byo. Dufata nk'ibintu bisanzwe kuko nyine mu byo umuntu agenewe niryo herezo ry'ubuzima bwe hano mu isi. Ibindi abizera cyangwa se abemera kuzuka nibo babyita ngo ubuzima buzahoraho iteka cyangwa se vie éternelle. Ariko ibyo turimo uyu munsi njye mbyemera nk'iby'uyu munsi, igihe tuzapfira no mu ijuru n'ibindi bibabaza abasigaye. Ariko buryo wagiye, abizera bavuga ko roho ye ibigiye aheza.